Twaha ikaze bakunzi ba Danisofa Official. Uyu ni wa mwanya tugarutse kuganira kuri filozofi. Mu kiganiro cy'ubushize twari twavuze muri makeya filozofi ni iki, ibice bya filozofi ndetse na bamwe ba filozofi babayeho mu mateka y'isi. Ubu dutangiye ibiganiro bivuga mu buryo burambuye ibice bya filozofi. Tugiye guhera ku gice cya mbere bita metaphysics. Metaphysics ni ishami rya filozofi risuzuma imiterere y'ukuri, ibintu biriho n'ibibazo by'ingenzi birebana n'icyo ubuzima ari cyo. Iki gice cya filozofi kibanda ku gusobanura ibihe bibazo nk'ibi. Kibanda ku gusobanura ibibazo nk'ibi: ibintu biriho by'ukuri ni ibihe? Icyo tubona n'icyo dutekereza gishingiye ku ki? Hariho ibintu by'umwuka nk'Imana, roho, cyangwa ibintu byose ni iby'umubiri gusa? Ijambo metaphysics rikomoka ku kigereki meta bisobanuye harimo cyangwa nyuma, na physica bisobanuye ibifatika cyangwa isi y'umubiri. Bivuze ko metaphysics irenze ku bintu bifatika bigaragara, igatekereza ku miterere y'isi no ku mahame yigenga. Amashami ya metaphysics. Metaphysics igabanyijemo amashami atandukanye, buri rimwe rikaba rifite ikibazo rikemura. Ishami rya mbere ryo bita ontology cyangwa isesengura ry'ibintu biriho. Ontology yiga ku miterere y'icyo kubaho, bisobanura irimo ibibazo bikomeye nk'ibi: ni iki gituma ikintu kiba kiriho? Ese ibintu byose byaremwe cyangwa byahozeho? Ese dushobora kubona ibintu nk'uko biri koko cyangwa tubibona uko ubwonko bwacu bubiduhindurira? Urugero, mu buzima busanzwe iyo urebye ibiti n'imisozi, waba uzi neza ko ibyo ubona ari ibintu biriho? Ese inzozi ugira cyangwa ibitekerezo byawe nabyo biriho nk'ibintu bifatika? Filozofi Plato yemezaga ko ibintu bifatika ari amashusho y'ukuri kwa nyako kubaho mu isi y'ibitekerezo, theory of forms. Igice cya kabiri cya metaphysics nicyo bita cosmology, inkomoko y'isi n'ubuzima. Cosmology ni ishusho ya metaphysics isuzuma inkomoko y'isi n'imiterere yayo. Ibibazo ikemura ni ibi: isi yaremwe gute? Ese hari iherezo ry'isi? Ese igihe all time kibaho mu by'ukuri cyane igitekerezo cy'abantu? Urugero, filozofe Aristotle yemezaga ko isi idashobora kugira intangiriro n'iherezo kuko ibintu byose bihora bihinduka. Ku rundi ruhande, abemera Imana bavuga ko isi yaremwe n'Imana, bivuze ko ifite intangiriro. Muri siyansi, Big Bang Theory yemeza ko isi yatangiye kubaho nyuma y'iturika ry'ibintu byose, singularity. Agace ka gatatu nako bita free will vs determinism, ubwisanzure mu mikorere cyangwa kugengwa n'amategeko y'ubuzima. Iki gice cya metaphysics kikaba kibaza niba abantu bafite ubushobozi bwo kwihitiramo ibyo bakora cyangwa niba ibintu byose bigengwa n'amategeko y'isi atagira uko ahinduka. Free will, ubwisanzure mu byemezo, wowe ubwawe ugira uburenganzira bwo gufata ibyemezo ntacyo usunitsweho. Determinism, kugengwa n'urufatiro rw'iremezo, ibyemezo byose bifatwa kubera impamvu zabanje kubaho, nta muntu ufite ukwigenga kwa nyako. Urugero, iyo umuntu afashe icyemezo cyo gukunda umuntu runaka, ni ubushake bwe cyangwa hari impamvu yamushyizemo icyo gitekerezo. Mu by'ukuri, hari abakomeza kuvuga ko nta muntu ufite amahitamo, ko ahitamo ashingiye ku buzima yabayemo, imiterere ye n'ibindi. Agace ka gatatu nako twita dualism vs materialism, ubumuntu n'umwuka cyangwa umubiri. Iki kibazo kireba niba abantu ari umubiri gusa cyangwa niba dufite ibindi bidafatika nk'umwuka cyangwa roho. Materialism, ibyo ni iby'umubiri, ibitekerezo, amarangamutima n'imyitwarire bishingira ku mikorere y'ubwonko. Dualism, umuntu agizwe n'ibice bibiri, umubiri n'umwuka cyangwa se roho. Urugero, René Descartes yavuga ko ndatekereza rero ndiho, cogito ergo sum, avuga ko ubwonko bwacu cyangwa ubwenge ari igihamya cy'uko turiho. Materialiste bo bavuga ko ibyo twita ibitekerezo ari ibikorwa by'ubwonko gusa. Uruhare rwa metaphysics mu buzima bwa buri munsi. Metaphysics si filozofiya y'abahanga gusa, ahubwo igira ingaruka ku buzima bwa buri munsi. Mu myemerere, abantu benshi bemeza ko Imana ibaho, abandi bakemeza ko ibitekerezo by'imyemerere ari ibitekerezo by'abantu. Mu buhanga bwa siyansi,
Metaphysics zifasha abahanga mu bugenge physics kumva ibibazo by'inkomoko y'ikirere, imiterere y'ibintu n'uko isi ikora. Mu mibanire y'abantu, igice gituma abantu bibaza niba bakwiye kugira uburenganzira bwo kwifatira ibyemezo cyangwa niba hari amategeko karemano abagenga. Metaphysics ni filozofi ituma twibaza ibibazo by'ingenzi ku miterere y'isi, inkomoko y'ubuzima, imiterere y'ibintu ndetse n'icyo abantu baba bari cyo. Ishami ryose rya metaphysics rifite uruhare mu mibereho yacu, haba mu myemerere, mu byemezo dufata no mu bumenyi bwacu bw'isi. Ibibazo bikomeye bikomeza kubaho. Ese koko turiho cyangwa turaho nk'ibitekerezo byacu gusa? Ese isi izashira cyangwa izahoraho iteka? Ese hari ubuzima nyuma y'urupfu cyangwa ibintu byose birangirira hano? Iki ni kimwe mu bice bya filozofi bituma abantu batekereza cyane kandi bigafasha gutanga ibisobanuro byimbitse ku buzima n'ukuri.